Reka tubasuhuze inshuti bakundwa b'ibihamya TV, abari mu Rwanda, abari mu bindi bihugu, Amerika, Australia, Canada, Aziya, ahantu hose muri mudukurikiranye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turabashuhuje kuri mikoro, muri kumwe na Vumilia Jean Claude nkuko bisanzwe, ariko turi kumwe n'umushumba hano imbere yacu. Ntabwo ndi muvuge mu mazina, nkuko mubibona yambaye neza ku rwego rukomeye. Mushumba n'amahoro? Turashima cyane. Turabishimiye kuri uyu munsi kandi tunejejwe n'ukuntu mwambaye mukeye musa neza. Felicitation. Ya, hanyuma turi kumwe hano n'undi munyamakuru, natubwira ikinyamakuru cye twahuje imirongo. Ni Mama Evangeliste Mukaribia. Yego. Kuri Ntoma Ministry. Kuri Ntoma Ministry. Hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana Mutabaruka Fulgence, nawe yambaye neza nubwo mutamubona kuri kamera, ntago muri kumubona, ariko nawe afite ikinyamakuru M Fulgence Official. Yego, bageraho bagakora subscribe kuri ibyo binyamakuru byose tuvuze, ari abankurikirana, ari abakurikirana Mukaribia, n'abakurikirana Fulgence, n'abakurikirana Hebron TV. Yes. Abo bose bagende bakore subscribe. Mushumba, uriyumva ute kuri uyu munsi? Ari jambo bajya bavuga mu Cyongereza ngo excited. Uba wishimye cyane. Yego. Ariko kandi iyo wishimye cyane hari igihe uramagambo bakaba ngo speechless. Uyu munsi ndishimye cyane bidafite amagambo menshi. Uyu munsi urangije muri kaminuza ikomeye ku rwego rw'isi, yitwa Teleo University. Yeah. Yego. Ni imyaka myinshi, ariko turashima ko tubisoje. Ariko ibi bintu Imana yari yarabivuze. Icyo nkundira Imana, nta kintu kiba, hari ijambo ryatinya kugira ngo nta kintu kizaba nta kimenyesheje intore zanjye. Yego. Nta kambabwire, ni gake umuntu w'Imana tumwe. Kuri uyu munsi turabona abantu benshi bambaye amakanzu, nubwo ikirori nyirizina kitari cyatangira. Turaza gukomeza tubigezaho abantu badukurikiranye uko bigenda bikurikirana, ariko urabona ko abantu benshi bari kugenda bambara amakanzu atandukanyije amabara, ariko urabona ko abantu benshi baberewe, ariko cyane cyane we ndi kubona imbere yanjye ndetse nabo duhagararanye nabo abandi bivuze bose bambaye, nanjye nambaye. Turaza kubinyuzaho. Nanjye nambaye. Nanjye nambaye. Turaza kugera tubinyuzaho, ariko mu by'ukuri dufite umunezero ukomeye, dufite ibyishimo bidasanzwe mu mitima yacu. Gutangira kwiga imyaka 3 ntabwo ari imyaka mike uri ku ntebe y'ishuri, bisaba ubushobozi, bisaba imbaraga. Reka dushimire n'abantu bagiye batuba hafi muri aya masomo yacu, dushimire abafasha bacu, dushimire inshuti zacu, ndetse dushimire n'aba profeseri badufashije, dushimire n'ikigo muri rusange, abayobozi b'ishuri. Imana ibaha umugisha. Narindi kuvuga ngo ni ibintu Imana yavuze, ni ibintu Imana yavuze akenshi nk'abashumba, nk'abakozi b'Imana, abenshi biga Imana yabivuze. So rero uyu munsi twagira ngo dusangize urugendo rwawe muri iyi migire, n'iki cyakugoye muri aya masomo. Ikintu cyakugoye, wabonye kikugoye, ukavuga ati ikintu cyarangoye. Murakoze cyane. Ntekereza ko ku bantu wenda bazi by'amasomo nta kintu cyoroha mu isomo. Yego. Nta kintu kiba cyoroshye, cyane cyane iyo wiga ukuze. Iyo ugakuriye imyaka nta kintu kiba cyoroshye, cyane ko aba ari level isa n'iyo yigiye hejuru, kandi ugomba kujya gutanga ibintu wize uzi neza, wiyungura ubumenyi. Kuvuga ngo ubwenge, ndavuga ngo ubwonko usa naho bupanuye, uramukingura ugashyuha. Nta kintu cyoroshye rero, ariko ari amafaranga ntaba yoroshye, ari amasomo ntaba yoroshye, n'iyo minsi ntiba yoroshye, cyane ko umuntu aba afite inshingano nyinshi, ariko byose biva mu kwiyemeza. Commitment niyo yibanze kugira ngo umuntu ashobore kugera kuri iyi ntsinzi, nabyita intsinzi. Murakoze cyane. So kwiga, uragira uti kwiga ukuze biragoye, ni ibintu bitoroshye. Hari igihe natahaga mvuye kwiga abana banjye bakambaza ngo nize iki.
birumvikana urumva nyine kugira ngo utahane amasomo uyasubiremo n'umwana asubire amasomo wicaye hano we yicaye hano yego mwese muri devoir mwese muri devoir wese mu masomo afite file ye nawe ufite amatepe yawe aha ufite donc arakubaza ngo ariko nka uriga iki papa uriga iki rimwe na rimwe buri kisubiza ariko ukamusubiza ko nyine kwiga ari ukubaza ndetse ntekereza ko ni ababaye motivated iyo abona papa we yiga kandi akuzera mubyaye ntekereza ko bimuha imbaraga mu by'ukuri hari igihe tubyumva kumva bisa naho kubisobanura kugoye ariko ntekereza ko ni uburyo bwiza tuba tubonye gusobanurira abana bacu ngo nabo bashyiremo imbaraga bige ko natwe kwiga ntibigira imyaka yego ikindi kibazo numva nakubaza nubwo mbizi ndigeza nka mwarimu abantu benshi bajya bavuga ngo kwiga teoloji ngo abantu bize teoloji ngo bageraho bakayoba ngo bageraho bakigisha ni iki cyiza cya teoloji washishikariza n'abantu badukurikiranye ukaba washishikariza abakozi b'Imana ndetse n'abandi bantu bafite ku mutima ariko bahuye n'abantu babigisha inyigisho z'ubuyobe hari abantu bigisha inyigisho z'ubuyobe bakumvisha ko abateolojiya hari uburyo ngo bigisha inyigisho zitameze neza zivana abantu mu murongo cyangwa umuntu wize teoloji njya mbyumva ngo umuntu wize ngo teoloji ngo aragwa se kuko iyo bireba uhereye kuri twe duhagaze imbere yawe urabona twaraguye ngo aragwa ngo iyo umuntu yize teoloji niko njya mbyumva ngo aragwa ngo donc usanga bayivuga ukuntu gutandukanye ariko nagira ngo nk'umunyeshuri ushoje masters icyo cyiciro ushojemo ikindi ukomeje kwiga kuko ntago bihagaritse ikindi nk'umwigisha wa Bibiliya ko ndabizi ko wigisha Bibiliya kandi uri mu bahanga bigisha Bibiliya kumvikana ni iki kintu wabwira abantu bafite iyo myumvire yuko kwiga teoloji hari urwego ugeraho ukaba wayoba cyangwa wava mu murongo muzima hari ijambo ngiye gusubirisha banyumve neza abantu iyo utari wagira ubumenyi ku kintu ushobora gucanganyikirwa cyangwa kuvangirwa yego ikindi impamvu nambaye iyi kanzu ni uko hari ibyo nashakaga kumenya ukava mu bintu bimwe by'umwijima nakwita ubujiji nkaza gusobanukirwa ndatekereza ko rero waguye kubera ko yize n'ubundi aba yaraguye kera ntabwo teoloji rero igusha ahubwo ni ubumenyi teoloji ni ukuvuga ngo ni amasomo y'iyobokamana yego ni ukwiyungura mu bumenyi niyo mpamvu Yesu yamaze imyaka 3 erega Yesu arabya ngo Yesu ngo ntabwo ngo zizi Yesu yamaze imyaka 3 yigisha intumwa yego kandi urabizi ko universite zose ni imyaka 3 arangira ababwira ngo mugende mukore nk'ibyo nakoze mugende munyigireho mugende Yesu yabahaye amasomo ngo mugende muyapurike ayo nabigishije ni Paul yigishije Timoteyo abwira ngo genda ibyo wanyumva nakwigishije bakamaza ngo wigiye kuri Gamaliye tuntekereza akabavuga ko kwiga teoloji ari ubuyobe cyangwa ari ngiye kuvuga ijambo riremereye ahubwo ntekereza ko aribo bayobe yego banyumve neza ntekereza ko ari ubumenyi n'ubundi haguwa ari kugwa ntabwo teoloji kurusha ni nk'uko n'undi wese ushobora kuzana uwo mwuka kwa nyine warusha tuvuga abanyamwuka ni iki kuba ari umwuka ukaba wawuvamo n'ubundi ushobora kuba umwuka cyane ukagusha abantu kandi ukanaba ntekereza ko rero iyi ni orientation nziza kugira ngo tuvuge ibintu biri by'ubwenge kandi bitagusha abantu nyine bitanayobya abantu bajijuke uvuga ibintu bisobanutse ufitiye n'ibihamya ufitiye na evidence n'ibimenyetso murakoze asante sana mushumba natangiye nkubaza ngo ikintu cyakugoye ikintu wabonye kitakoroheye mu masomo yawe wenda tugana no ku musozo turakomeza tugenda tugezaho abantu badukurikirana uko gahunda zifashe ni iki kintu wungukiye muri izi nyigisho utubwire nka kimwe cyangwa nka 2 cyangwa 3 ikintu cyiza wabonye mu kwiga Bibiliya muri aya masomo ni iki cyiza wungutse utari ufite donc isa nk'udusagizaho gatoya wenda sinavuga kavuga nka kimwe n'ibyinshi umva n'amasomo menshi kugira ngo ugere kuri masters wareze byinshi ariko reka mvuge kimwe cyambere nuko mvuga ibyonzi ikintu ngiye kuvuga mba nyizi neza ko icyo mvuga nyizi neza ku buryo kimbajije
nagusubiza muri make mvuga ibyo nzi. Ikindi wenda nabo nzigisha hari icyo nzabaha ibintu bifatika, nzabaha ibintu biri mu bumenyi. Ari ibyo narungutse cyane. Asante sana Mushumba, reka tugushimire. Imana iguhe umugisha, Imana igukomereza amaboko, kandi wakoze kuduha umwanya ukatuganiriza. Dushimire n'abantu bakomeje kudukurikirana, Imana ibahe umugisha. Turakomeza tugenda tuganira, reka tubifurize ibihe byiza, mukomeze muryoherwe, mukomeze mugire umunezero wuzuye. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abanira. Asante sana. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe Mushumba. Reka tubanze dushimira abantu badukurikira ku Bihamya TV. Imana ibahe umugisha cyane, bagende bakore subscribe, bakore share, ndetse bakande baduhe na comment. Abantu bakurikira Bihamya TV ngira ngo uyu Mushumba muramuzi, abamuzi yitwa Familia Jean Claude. Nkuko mubibona uyu munsi yateye intambwe ikomeye, yateye intambwe ihambaye, yateye intambwe y'intashyikirwa, kandi ndatekereza nkuko mubireba yambaye neza. Uyu munsi yahindutse, mwajyaga mubona mu ikoti gusa na karuvati, ariko uyu munsi yahindutse. Mushumba ni urugendo rukomeye, ni urugendo ruhambaye, ni urugendo rw'imbaraga, bisaba ubwitange cyane. Hanyuma muriyumva mute kuba mwambaye uwo mwambaro? Asante sana, kamanze nshimire kwanza abantu badukurikirana. Imana ibahe umugisha kuduhitamo bakabana natwe ubuzima bwa buri munsi mu biganiro bitandukanye. Nawe ngushimire kubana nanjye uyu munsi. Nubwo turi mu kirere kimwe cyo gusoza icyiciro cya kaminuza muri theology muri Tirawe University. Ikibazo rero warumbajije ngo ndiyumvane, ndanezerewe. Ndanezerewe ku mutima n'inyuma, urabona ko bigaragara. Imana iratunejeje kuri uyu munsi mu buryo bukomeye, gutangira ishuri, urugendo rwo kwiga imyaka 3 ukayisoza ukicara muri karase. Bisaba ubushobozi, bisaba n'umwanya, ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero icyo twabwira abantu badukurikiranye nuko tunezerewe, tunejejwe n'Imana. Amaboko y'Imana akoze ibintu bikomeye cyane. Abantu twatangiranye bashoje ni bakeya, ni mbarwa ugereranyije n'abantu twatangiranye muri karasi aho twicaranaga, ariko uyu munsi kuba dushoje Imana ikaduteza intambwe. Icyo twabwira abakunzi bacu nuko tunezerewe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma abakurikiranye Ibihamya TV wenda n'abarangira n'abakurikira Hebron TV bakandeho nabo, ariko ni urugendo rutoroshye nk'uko wari ubivuze. Utangira ndagira ngo umbwire ugitangira amashuri, kuko ni urugendo rw'imyaka 3, ntabwo ari urugendo rworoshye. Mu gutangira kwawe no mu gusoza kwawe, itangira ryawe no mu gusoza kwawe ntabwo byageze hagati ngo wumve ucitse intege? Hari igihe byagezeho ncika intege numva nanabihagarika, kuko byasabaga umwanya mutoya kubihuza n'inshingano, zaba ari iz'itorero zaba ari iz'urugo. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu bitoroshye. Hari igihe rero ntangira twari dufite courage, nahita amavamuhira bose, abantu bose ufite courage, ariko bigezemo hagati biragorana. Bisaba ubushobozi mu buryo bw'ifatwa bw'amafaranga, bisaba no gutekereza cyane, kuko ni urundi rwego. Ariko Paul yandikiye ndibaza ari Abafilipi, aravuga ngo yatangiye umurimo 1:6. Icyo nzi neza no kuyatangiye umurimo hagati muri mwe ari nayo zawusoza kugeza kuri wa munsi. Rero yari yavuze kwiga, yari duhaye amasezerano, yahagararanye natwe, iradukurikirana. Ariko icyo twanashimira ni abantu twari duhagararanye, uhereye kuri wowe Mushumba, kuko courage, burya umuntu arakubwira hari igihe ucika intege bakubwira ati courage, komeza wicika intege. None wareba ubushobozi waba waratanzemo ukavuga ngo nanone se mbihagarikiyemo hagati naba mpombye kurutaho. Rero byaragoranye, ariko turashimira Imana ko yabanye natwe, Imana n'abantu bayo batubaye hafi. Murakoze cyane. Hanyuma ndatekereza ko urugendo ari urugendo rw'umuhamagaro. Urugendo rw'umuhamagaro, abantu benshi dukunda kugendera ku masezerano n'iki Imana yavuze. Aho courage wabonye ntiyaba yaraturutse ku wenda ku Imana yabivuzeho, wajya gucika intege, wenda Imana irakubwira iti nzaguha kwiga ubirangize, wenda ibyo sibyo byabaye motivation yatumye ukomeza?
so icyo tuvuga ni uko twiga Imana yaravuze yego ibintu byinshi tubikora Imana yaravuze hari ibyo tubona tukabona ari byiza ko twabikora ariko akenshi nko kwiga amasezerano yo kwiga nyafite uhereye mpamagara muri za 2004 yego ni abantu benshi barangije ibyiciro bigiye bitandukanye ngira ngo urangije icyiciro cya bachelor's degree abantu benshi bibwira ko kwiga cyane cyane amasomo ya theology ari ubuyobe kandi turabizi neza ko abantu bafite iyo myumvire tubumva kumva ko ari ubuyobe ngo baragwa bava mu mwuka wabwira icyo abantu bafite iyo myumvire nibaza ko iyo utaramenya ikintu ntumenye icyiza cyacyo ni uko ibyo bimwe ni ukutamenya nyine kandi theology n'ubundi bisobanuye kumenya rero nibaza ko abantu begereye ababayemo bize ariko uhereye no kuri twe duhagaze imbere yabo turi imbere yabo bakurikirana inyigisho zacu bakurikirana aho twahagaze ku matera atandukanye dufite mikoro nibaza ko tuzere twigisha inyigisho z'ubuyobe twigishije inyigisho zijyana abantu kuri Kristo uhereye duhamagarwa kugerana n'uyu munsi turahindura inyigisho so rero theology no ubumenyi no kunguka icyo utaruzi ukarushaho kugenda wunguka ngo mu bwiza ujya mu bundi so nta rero nta buyobe hayobwa n'ubundi wari warayobye ahubwo abo bantu bayobye babazana tukabereka inzira nzima murakoze cyane hanyuma mu gusoza ndagira ngo ugire nk'ubutumwa waha abantu wagenera abakunzi bawe ariko kandi waha n'abantu babavuga butumwa b'abakozi b'Imana badashaka kwiga badashaka kugira ubumenyi nk'ubu ngubu kuko ni intambwe uteye ikomeye wumvishe byinshi wungutse byinshi nari kubaza ibibazo byinshi ariko kubera umwanya ko tugiye gukomeza ibirori turagiye tubakomezaho ariko ni ubuhe butumwa waha abantu nk'abo ngabo ikintu cya mbere ndashimira uko natangiye mvuga ndashimira abantu batubaye hafi ndashimira abantu ntavuze izina rya buri muntu ndashimira abantu bose batubaye hafi muri uru rugendo rwo kwiga uhereye ku mudamu wanjye uhereye ku muryango wanjye uhereye ku nshuti zanjye abantu bose twahagararanye bagize isengesho cyangwa bakamasapoti mu buryo busanzwe bufatika ndabashimiye nubwo ndi bunyure mu gikari nkabashimire ko ni byiza ko nabashimira nanga muri iki kiganiro so icyo naho ubutumwa rero abo bantu bafite iyo myumvire nuko kwiga ni byiza kwiga ni byiza ntabwo witiranya Matayo na Yohana wabashishikariza nabashishikariza kwiga kuko ni byiza witiranya Matayo na Yohana witiranya Luka na Mariko ni ukuvuga iyo usomye igitabo umenya umuntu wacyanditse igihe cyandikiwe aho cyandikiwe n'impamvu yagize gute yanditse ubwo nibwo bucukumbuzi iyo wicaye ku ntebe y'ishuri barakubwira ngo runaka yari mwene nde gutyo bakakubwira amateka ukabasha no kumenya ayo mateka so rero Imana ishyigikira n'abizi icyo nicyo abantu bagomba kumenya niba Imana ibonekera Yohana ku kirwa Patimo ikamubwira ngo icyo ubundi cyandika nuko kwandika Imana ibiha agaciro kuruta ibindi byose kuvuga ni byiza rero ko abantu bicara ku ntebe y'ishuri bakiga ibyo bazunguka batazi ndetse hari n'ibyo hari nk'umuntu wigisha ngo Yesu ararira akavuga Yesu ararira gusa ntabwo impamvu Yesu yarize akabijyana gutyo muri Yesu ararira gusa wese unyibutse umuntu twigeze kujya kubwiriza ahantu kwigisha tuhageze yari umunyamwuka cyane twicaye twese ndetse nari kumwe n'umugabo wari kwiga muri doctora yiga ikigiriki muri paruwasi imwe ni ahantu kure noneho twicaye umugabo araza yadusibye cyane ngo ni umukozi w'Imana ngo afite impano nyinshi ibyo nibyo ariko aratubwira ngo dusome muri Aburahamu ngo igice cya 200 noneho tuhabuze kuko hatabaho aradutuka cyane ngo ni wumva Aburahamu ntagira igitabo ngo ntihabaho ngo ntabwo musoma biriya ngo ikigaragara ko mudasoma ngo mwahabuze nabwo ati aho hantu ntabwo habaho ngo mumbabarire cyane ngo hari igihe umuntu ajya mu mwuka cyane akarengera so ntekereza ko rero ubwo butumwa babageneraga kugira ngo nabo bajye mu masomo bashobore gusobanukirwa niba uri mu mwuka bihuze na Bibiliya bihuze n'ijambo nicyo birivuga ni byiza ko kwiga ni byiza reka tugushimire turakomeza kubagezaho gahunda uko imeze Imana igumugisha cyane kandi ugira ibirori byiza ukomeze kwishimana n'umuryango wawe ni insinzi ikomeye kandi Imana igumugisha unakomerezeho ugere kuri doctora ugende uzashinga ishuri nawe rya theology wigisha abantu turabikifurije Imana igumugisha cyane asante sana
aha turi ni kuri Nombereza Hotel, ngira ngo murabibona twagiye mu minsi mikuru, urabona ko ari ahantu hakeye, urabona ko abantu bari mu myiteguro, ni ahantu hasa neza cyane, twagiye muri graduation, murabibona namwe. So rero turagenda tubagezaho gahunda uko zikurikirana. Uyu munsi twashoje twambaye, murabona ko tuberewe, murabona ko tuberewe cyane, murabibona rwose. Aha ni Kicukiro kuri Nombereza Hotel, ni ahantu heza, ni ahantu hakeye, ni ahantu hasa neza. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugire ibihe byiza aho muri mu mpande zitandukanye. Abakurikiranye Ibihamya TV mugire umugisha, turakomeza tubagezaho gahunda z'umunsi uko zimeze hano, uko byifashe. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Thank you very much. Murabona ukuntu hakeye hano hantu, harakeye ku rwego rwo hejuru, harasa neza. Reba nawe birebe. So rero turaza kubagezaho iminsi mikuru uko yifashe, uko ibihe byagiye bikurikirana. Mukomeze mukurikirane rwose ibiganiro byacu. Abakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Nawe ugifunguriye video, birashoboka ko wahita ukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dukoze bijye bihita bikugeraho. Mugire umugisha, umunsi mwiza. Asante sana.